nzapfa nyizeye ntazongera kuba ibiganza bya Satani. umva ahantu Yesu yavuze Yahise avuga ati ngo dore mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka sikoropiyo aravuga ngo mbahaye ubutware. Ibirenge bye bicyakandagira nibwo bwa mbere abadayimoni babonye umucyo ngo barangije babonye umucyo bagwa hasi. Satani bosi arahagurutse atangira gucangaza amayigeri. Agiye kuyicanga asanga sentire ya Yesu irenze iya Satani. Niho bavuga ngo Yesu yamukubise amayigeri na itikimi barangije ngabwira akaboko karavunika. Niho abarindi bongeye gushinyagura Satani baravuga ngo kiratontoma ariko kigize gite kiraziritse ngo ntacu uzigezaho. Ariko turagutangariza ngo ijambo bakugizeho rirangije garanti. Ijambo ry'Imana rije gukora. Ijambo bagufasheho ritaye agaciro. Ijambo bagufasheho ritaye agaciro, ritaye garanti. Haleluya Yesu. Shuti abakurikiye gusengarwa abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi n'ubundi ni Harerimana Werarisi ku buhanga bw'ibyuma. Turi kumwe na Bobo, turi kumwe n'abashitsi batandukanye kandi tuzi neza ko Imana iraduha umugisha. Dushima Imana, murabona ko turi kumwe n'umuntu udasanzwe Imana ihagurukije muri bino bihe, umukozi w'Imana Profete Sekazuba Jean Damascene ni foromo. Imana ishimwe Foromo Rwanda. Dushima Imana. Murabizi ko nabwiye ko tuzatubazanira abakunzi mukunda cyane, abakozi b'Imana mukunda cyane, amakorari, abaramyi. Profeta afite n'impano nyinshi. Hari igihe tuzamuzana mu mwanya wo kuramya no guhimbaza, ariko uyu munsi tumuzanye mu ijambo ry'Imana. Amen. Profeta turakwakiriye. Murakoze. Ngo wibwire abadukurikiye hano kuri gusengarwa. Murakoze cyane abakurikiye gusengarwa, turabasuhuje mu izina rya Yesu nkuko umuvandimwe cyangwa umukozi w'Imana atwakiriye. Amazina ni Sekazuba Jean Damascene. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 4. Naturutse mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera ahantu bita mu Cyanika. Mu Cyanika cyangwa ku Cyanika ku mupaka hafi n'Ubugande. Imana mu ijuru baho umugisha. Uyu munsi rero ni umugisha udasanzwe kuba batwakiriye mu gusengarwa. No guhita hina mu gusengarwa. Gusengarwa kuko turahari imishinga uje kumva kuma imishinga ko masengo ni Rwamagana na none uyu munsi rero ni mu gusengarwa. Ni mu gusengarwa. Imana baho umugisha rero kuba mwatwakiriye kandi twize neza ko abatukurikiye uyu munsi bagiye kubona umugisha w'Imana. Ubundi tuvuze mu gusengarwa, umuntu wese ahita yumva aho gusengarwa herereye. Yego. Ushatse wakuza Rwanda. Yego. Nicyo twashaka kuvuga. Yego. Ushatse kwanga abanyarwanda turasenga sanzwe. Hariyo ni kuri gusengarwa. Tuguhaye ikaze. Yego. Muri kano kanya tugiye kwinjira mu kanya tusenga Imana hanyuma tukwakire. Yego. Tusangize iby'umwuka w'Imana yagushisemo. Yego. Ndazi ko hari hano uvuye hari ibintu byinshi. Hari byinshi cyane. Hari amakuru menshi y'ijuru. Yego. Hari ibintu Imana yagiye igukoresha by'ubutwari na kano kanya irongera igukoresha. Yego. Uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ni wowe Jehova Rafa, ni wowe Aishadai. Turasenze muri kano kanya nguze ubane natwe, ubane n'umukozi wawe, ubane nanjye mu kiganiro tugiye gukorana cy'ijambo ryawe. Umuntu wese uzacyumva azahabwa umugisha, azahemburwe n'iki kiganiro. Imbaraga z'umusaraba ziganze kuri buri muntu wese. Ukuboko kwiza kw'Imana yacu kumubeho. Turasenze ngo ubwiza bw'Imana buganze aha hantu. Mavuta y'Imana aganze ku mukozi wawe. Mavuta y'Imana aganze kuri twebwe. N'umuntu wese udukurikiye ahabwa umugisha. Imbaraga z'umusaraba ziganze. Tubisenge twizeye gutyo mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Mukozi Imana tuguhaye ikaze. Murakoze cyane kutwakira hano mu gusengarwa.
kandi murakoze kuduha ikaze. Ndakeka hari ijambo tugiye kubanza gusoma, ijambo ryabonetse hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14. Ni ijambo rivuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Amen. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Imana ishimwe. Turongera dusubire mw'iri jambo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Imana ishimwe. Mu bwami bw'umwana we akunda, yashize hakunda. Noneho umurongo wa 14 uravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye. Niwe nta wundi. Waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Mu yandi magambo, aya maraso ya Kristo yaducunguje niyo yatumye Sekazuba ababarirwa ibyaha bye. Aka kanya akaba ari kumugusenga rwa Imana ishimwe. Iyo ntababarirwa ibyaha ntabwo naba nageze hano mu gusenga rwa, ahubwo ndi hano namamaza amaraso yambabariye ibyaha. Reka tubabwire ngo ayo maraso afite agaciro, kandi nta gihe azata agaciro. Nta gihe. Niyo yatuvanye mu bwami bw'umwijima, bwa mwijima w'ubusinzi, ubusambanyi, kurwana, kwiba, kwica. Niwe watuvanye mw'ubwo butware. Mu yandi magambo, hari ubutware, kandi ubwo butware butwarwa n'abantu babiri. Hari ubutware bwa Satani, aribwo bw'umwijima twasomye. Noneho hari n'ubutware bw'Imana ishobora byose, aho yatubwiye ngo azatuvana mu butware bw'umwijima atujyane mu bwami bw'umwana. Haleluya. Atujyane mu bwami bw'umwana we akunda. Tavosanse Mwami Yesu. Mu bwami bw'umwana akunda. Muri bwa bwami bubiri twabonye, hari ubwami bwa Satani. Reka tubwire abantu bakiri mu bwami bwa Satani, turafite Imana. Amina. Yatanze umwana wayo ajya ku musaraba, arapfa, aducunguza amaraso ye kugira ngo tuve muri bwa bwami bwa Satani mu mwijima. Haleluya. Tevo sanse dotari. Byashoboka kuba uri mu bwo butware uri umujura. Byashoboka kuba uri mu bwo butware uri umusambanyi. Ariko ndagutangariza, mpagaze mu gusenga rwa, hari ubwami wateguriwe, ubwami bw'umwana wakunda. Enyeza Tevo sanse dotari. Bendera Tevo sanse. Hari ubwami. Tevo sanse. Hari ubwami. Yarababwiye ngo ntabwo mbasize mwenyine, mbasigiye umufasha. Ashyiraho akantu ngo ngiye kubategurira aho Tevo sanse. Ngiye kubategurira aho muzaba. Aroyamo kwa data hariyo amazu meza. Iyaba mwabimenyaga, hariyo amazu meza. Turi kwiga ku butware bufite abuyobora, ariko uyobora ubwami bwa mbere ni Kristo, kandi ingoma ye yaramamaye. Imana ishimwe. Ibuka gatoya, turi nk'ubwo butware. Reka twibicanye ku kantu gatoya. Yesu ariho mu isi, yahizwe na Satani. Noneho Satani amenya amakuru. Reka tubwire n'abantu baje bamenya amakuru. Haleluya. Amina. Satani amenya amakuru ko Yesu yagenjejwe, kagiye gupfa. Atangira kwandikira abadayimoni n'abazima impapuro, arababwira ngo ka kagabo katubuzaga amahoro. Ibyakonemenye ko byarangiye. Barabimenye. Umunsi wa mbere Yesu arafatwa. Arangije gufatwa baramubamba. Satani ageze ikuzimu mu bwami bwe, akoresha icyo bita guserebura. Baranywa abadayimoni baravuga ngo ka kagabo kari karatuzonze. Kamwe twateraga indwara kagakiza abantu, kamwe twateraga ubuhumyi kagahumura abantu, kamwe twacaga abantu amaguru bakongera bakagenda, kamwe katumaga abatewe na dayimoni bavuga. Ako karangije gupfa. Kanguha ibanga rikomeye. Na niyo mpamvu iyo nama ikiremo
na niyo mpamvu Yesu yapfuye areba hasi. Ntabwo yarebaga hasi kubera ko ahakunda, kuko nabwo ari itegwe kajya kujya mu ijuru. Impamvu Yesu yapfuye areba hasi, yareba kuzima abademoni ukuntu bari guserebura ngo Yesu yatsinzwe ngake karangiye ngo bagiye kongera kwigaruza abantu be. Yesu arabareba, arabihora. Inama ya mbere kuwa mbere irarema, itaha amahoro kwa Satani. Inama ya kabiri irarema, itaha amahoro kwa Satani. iya gatatu noneho baje gusoza ikirori. iya gatatu baje gusoza ikirori. Bibiri yimbwira neza ngo umunsi wa gatatu Yesu ava hehe? Mu gituro. Amateka twereka neza ko Yesu atabanjije mu ijuru, ahubwo yamanjije kumanuka ikuzimu ngo bakirana yo gusoza ibirori. Ngo nibwo bwa mbere ibitangaza byabaye mu bwami bw'umwijima. Nibwo bwa mbere babonye umuco ubaye hasi, ubundi nta muco ubikuzimu. Nibwo bwa mbere kubera ko ibirenge bya Yesu bihakandagiye. Ibirenge bye bicyakandagiye. Nibwo bwa mbere abadayimoni babonye umuco. Ngo barangije babonye umuco bagwa hasi. Satani bosi barahagurutse atangira gucangaza amayigeri. Agiye kwicanga asanga sentire ya Yesu irenze iya Satani. Niho bavuga ngo Yesu amukubise amayigeri na ikikimi. Barangije ngabwira akaboko karavunika. Niho abarindi bongeye gushinyagura Satani. Baravuga ngo kiratontoma ariko kigize gite kiraziritse. Naho nkuru yavuze arangije amukubise amayigeri mu kuganduka asanga urutugu rwavunitse. Yesu aramubwira tuzi ko nta kindi gisigaye se. Ati ni igiti ko wampamije. Aramubwira ati nkino rufunguzo rwo gufungura ibituro by'abaki byabera. Arangije ati nkongera kuntera amayigeri, urufunguzo ruraho mu kabati. Yesu ngara rufata arangije ngafungura ibituro byabera bagira bate barazamu. Ntabwo tuzongera guhanwa na Satani kuko yatsinze urupfu. Yadukiriza urupfu na Satani. Reka tubwire abantu bagukurikiye kuri gusenga rwa Satani yaheranye ibyawe, ariko ndagutangariza ngo yazagiye kuzukana nabyo, yazagiye guhagurukana nabyo. Sinyaho byari byaratwawe yego sanse dotari yasarabihagurukanye kuko yanze kongera kutugira imbata. Ararahira aravuga ngo uzapfa nyizeye ntazongera kuba ibiganza bya Satani. Umva ahantu Yesu yavuze yahise avuga ati ngo dore mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka zikoropiyo aravuga ngo ari nivosikia aravuga ngo mbahaye ububasha injira mbona amavuta. Arongera abwira ngo yemwe abarusha n'abaremerewe munsange ndabaruhu. Arongera avuga muri Yohana 15:7 ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagira mute muzagihabwa. Muzakubita abademoni bahunge, muzamena abaroza amaso, mushake icyo kurega bababure kuko twahawe ububasha. Kandi ubwo bubasha bwavuye mu kabati kari kabitse imfunguzo. Urwo rufunguzo nirwo Yesu azakoresha cyangwa se akoresha akingura ibituro byawe. Reka tubwire abantu bamaze igihe kinini mu mubabaro bababazwa na reka tubwire uyu muntu wari warazinzwe, uyu muntu wari warabashwe, uyu muntu wakinwa n'ikoga hejuru n'arazabonesa anivopa peresa serebea etefo ayawe mestasenego turabukandagira habonetse ubutwari. Umva umuririmbyi ko yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutwari n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiye. Itoni umva arongera avuga ngo mwijuru mfite umuntu umvugira imbere y'Imana, mfite umuntu umvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo gadapfa nanjye singipfuye. Singize gute? Reka tubabwire ko basogeje umwaka amahoro kuko bamenya amakuru ko batagipfuye. Akira ubuhanuzi inkuru wakiraga n'ubwo wari ufite ngo urapfa ntabwo ugipfenda gutangarije ngo Imana ndabazanye ngaba benefo ayasiyene Imana iravuze ngo uyu mwaka utarashira Yesu akuye urufunguzi kuzimu rugiye gukingura business yawe, rugiye gukingura ubwenge bw'abana bawe, rugiye kukubakira urwo rwarasenze, rugiye kugukura ayo marosi
karabaya sikarawe umva ukurikiye gusengerwa. Imana itanze urufunguzo. Imana itanze urufunguzo. Rugukingura aho uri warazingiwe. Rugukingura aho uri warashinguwe. Yesu aracyazura. Umva gatoya. Yesu aracyazura. Gatoya. Yesu aracyashoboye. Gatoya bavuganye n'Imana. Gatoya. La stala la iyo bavuganye n'Imana umuntu ugenda mu mirato. Do Shandala wi enestaseledo. Kubara 23. Yego soma. Dusome Bibiliya. Kubara 23. Ndafashijwe. Umurongo waho wa 10. Ndafashijwe. 20. Wagiye. Aha wumve. Soma vuba kumpoza. Oya buretse. Baraki aramubwira ati ndakwinginze ngwino kujyane ahandi aho uri ububasha bugutegeka kuko witegereje impere imwe yuko gusa ntubitegereze bose abe ariho ubamvumira mujyane mu shamba ry'isofimu umugeze mu mpinga ya Pisiga yubakiyeho ibicaniro 7 utambira imfizi n'isekurume y'intama ku gicaniro cyose. Noneho dusimbuka kuri 18 17 asanga hagararanye n'abatware bimo wabo iruhande rw'ibitambo bye. Baraki aramubaza ati Uwiteka yavuze iki? Aca umugani ahanura ati haguruka Baraki mwene haguruka Baraki wumve tegera ugutwi mwene Sipori umwana zibohoye sigeze ku buzima bwawe. Bavuze ngo ntacuzigezaho ariko turagutangariza ngo ijambo bakugizeho rirangije garanti. Ijambo ry'Imana rije gukora. Ijambo bagufasheho ritaye agaciro. Ijambo bagufasheho ritaye agaciro, ritaye garanti. Umva mama ndimo ndakureba abadayimoni baraguhagaritse umutima. Abana bawe barabafashe babagira bugwate ntago bakikumva. Bamwe ntago baheruka. Abadayimoni barabazerereje ntago uzaho baba. Kandi abana bawe barize. Abana bawe bari bafite ubwenge. Abana bawe warabaruhanye mu buhunzi, warabaruhanye wamaze waririye urimara kugira ngo bige. Ariko dera abana bawe barakunaniye. Ariko reka tugutangarize ngo nubwo bakunaniye ntibananiye Imana. Imana yo mwishuru dukorera iramanutse igarutse ku bana bawe kubwo gusenga. Kubwo gusenga kwacu abana bawe Imana ibahaye ubwenge. Iyo bari barabajanye babagize abakurindagira. Ariko ndatangariza ubuzima bwawe n'imiti babatongereye Uwiteka ayitesheje agaciro akira kurengerwa ku bana bawe. Erega abakozi b'Imana ubutware bw'umwijima aba bana shitani shaka kubatwaza ubutware bw'umwijima, ariko hari Imana idukiza ubutware bw'umwijima ikatujyana mu bwami. Itangazo riravuga ngo ibyafashe urufunguzo rwagombaga gufungirana bera Yesu ararufite. Niho umuririmbyi aririmbye aravuga ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye. Yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Urugamba rumaze igihe urwana habonetse uwo kukurwanirira. Ibyakurwanyaga habonetse imbaraga z'Imana zo kubigendagenda hejuru. Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri gusengerwa, ntago nze inzira abadayimoni banyuragamo ngo bakuyungurure, ngo bagucuguse, ngo bakuzereze. Ariko itangazo rivuye hera, itangazo rivuye mu gihugu cyera cyo mu ijuru biravuga ngo ibyakurenganyaga, ibyagusahuraga ibyawe, ibyaguteraga inyatsi, ibyashaka guteza cyamunara ibyawe, Yesu aravuze ngo abigizeho ububasha. Reka tubwire abantu badukurikiye Sephora Siniga amafaranga yawe ntaco yakoze, kumenyana n'abakomeye ntaco byakumariye, ariko turakubwira ngo reka aya mezi 2 asoze wamenyane na Yesu, kuko Yesu ntagananirwa
Yesu arashoboye, Yesu afite ubutware. Wowe udukurikiye byarangiriye, wibara ngo byararangiye, nyuma yo kurangira hari ugutangira. Wabavuze ngo Imana yakuvuzeho imyaka myinshi ntiyagira icyo ikora. Reka ngutangarize nkubwire ngo Imana ntabwo yita ku myaka myinshi, ahubwo yita ku cyo yavuganye nawe. Icyo yavuze cyose, kuko uyu mwaka ugiye kurangira, ni Imana imanutse gukora, ni Imana itavuga ubujajwa, ni Imana ivuga ibyo ishoboye, kandi nta na kimwe itagize ite idashoboye. Mu yandi magambo, Imana ifashe umwanzuro. Ifashe umwanzuro wo kurenganura uyu warenganaga. Yesu ifashe umwanzuro wo gusiba izo mva wari wamaze gucukurirwa n'abadayimoni. Ifashe umwanzuro wo kwivuga hejuru y'ibyakwivugagaho. Imana ifashe umwanzuro wo kugutaburura aho ngaho wari umaze igihe kinini waratabwe. Wabyaye nk'abandi mama. Ayiwe, nta kintu Imana itakoze, wabyaye neza, wabyaye abana beza, ariko abana bawe musigaye munganya imyaka, kandi ni abana beza pe, barashimishije ku buranga bw'inyuma n'imbere, ariko abadayimoni babafashe bugwate ngo ntibagomba kubona ibirori, ngo ntugomba kubona ibirori nk'abandi babyeyi. Reka ngutangarize ngo iki ni igihe cyo kubona ubukwe butaha mu rugo rwawe. Reka nkubwire ngo iki ni igihe Imana ifashe umwanzuro wo gukura uruzingo ku bana bawe. Reka nkubwire ngo ni igihe kigeze kugira ngo Imana igaruze ubuzima bw'abana bawe. Reka nkubwire ngo ni igihe kigeze kugira ngo ibyo bintu byaduhiraga mu matwi yawe kugira ngo bishirwe hiherezo. Bene da, ndagira ngo tubwire abantu badukurikiye ngo mu ijuru hari Imana ifata umwanzuro. Imana ifashe umwanzuro Sekazu. Imana ifashe umwanzuro. Imana ifashe umwanzuro ariko twese tuvuge ngo amen. Hari inzira Imana iciye aho wabonaga hatari inzira. Reka mbwira uyu muntu wari umaze iminsi acuruza ahomba, uyu muntu wari umaze igihe kinini yirukanka mu nkiko, uyu muntu wari umaze igihe kinini arimo abona ubuzima bwe bugiye kwinjira ahantu mu kaga, mu gisuzuguriro, ngo habonetse Imana yibuka. Habonetse Imana yibuka. Igihe kimwe yigeze yibuka Sara, undi munsi yibuka Hana, kandi icyo gihe aho Sara yakobwaga na Mukeba na Penina, ariko umunsi wo guhaga kw'agasuzuguro, Imana imaze guhaga agasuzuguro, Imana imaze guhaga agasuzuguro ka Penina, Bibiliya iravuga ngo imuzibura indi byaha. Hari ibyawe byari byarafashwe, byari bisa nkaho byari biri mu manegeka, byari bisa nkaho Satani yabifasheho ijambo, ariko reka nkubwire ngo Imana imanuye imbaraga, Imana imanuye amavuta, Imana imanuye umukasi wo gukatakata. Iyo migozi yari iziritse urubyaro rwawe, iyo migozi yari iziritse umugabo wawe, iyo migozi yari iziritse umuryango wawe, iyo migozi yari iziritse bizinesi yawe, iyo migozi yari iziritse ubwenge bw'abana bawe. Habonetse imbaraga z'Imana. Hari icyo ushaka kuvuga? Niko meshaje Sekazuba, hari meshaje ubonye, hari meshaje y'ijuru tugasoza. Yivuge nawe, yivuge nayo. Twatangije ijambo kandi ryo ryadusunikiye nje nkunda ubuhanuzi bw'ijambo bunavanze n'ubundi, kuko muri twavukijwe n'ubuhanuzi bw'ijambo. Reka dusome ijambo ry'Imana hano riboneka muri Ngoma ya 2:15 umurongo waho wa mbere. Tubwira aba bantu dusoza uyu mwaka. Umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi, ajya gusanganira Asa, aramubwira ati nimunyumve Asa namwe Bayuda n'Ababenjamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumutana bazabata. Umva umurongo waho wa 3. Kandi hariho ubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha badafite n'amategeko, ariko ibyago bibagezeho bahindukirira Uwiteka Imana ya Isirayeli, barayishaka barayibona,
mu yandi magambo hari igihe uyu mwaka wari ugiye kurangira warashakisha imana warayibuze, warashakisha ubutabazi warabubuze, warashakisha abakurengera ukababura, ariko ndagutangariza ngo mu kwezi kwa 11 na 12 tugiye kurangiza, imana ibonetse ku buzima bwawe, ibonetse ku buzima bw'abana bawe, ibonetse mu buzima bw'akazi kawe, ibonetse mu buzima bw'imirimo ukoramo, byose Uwiteka abonetse kuri we mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Nshuti abadukurikiye uyu mwanya mu mwanya w'ubuhanuzi, umukozi w'Imana Sekazuba ndetse na Profete Olivier turakwakiriye. Amina. Amavuta yisa gukurura agutereka mu kidendezi. Ntago nari kwihangana, nje ntumwe nirukanka, singe ubonye ngera kuri gusengarwa, nje numvaga kuzanya ubuhanuzi bw'umubyeyi ufite abana. Nje nk'inkuba. Uje nk'inkuba na. Nje nk'inkuba, nk'imvura yo mu itungurana yari ikenewe. Yari ikenewe. Iyo uje gutyo rero natwe hano kuri gusengarwa turakwakira. Imana ishimwe. Haleluya. Reka nkubwire tujye gusenga. Umaze igihe dayimoni yaragutwaje ubutware bw'umwijima. Abarozi bararoze barafatiriye ibyawe. Uba mu butware bw'umwijima. Ariko muri kano kanya turi kumwe n'abakozi b'Imana bahanuzi Imana ihagurukije. Ndagira ngo ubwire ngo sohoka muri ubwo butware bw'umwijima. Buri muntu wese hari mishazi Imana imuhaye. Aka kanya Imana nikukize ubutware bw'umuruho, ubutware bw'inzingo, ubutware bwa zakarande, ubutware bw'uruzerero, ubutware bw'ubupfubyi, ubutware bwo kurarurira. Va muri ubwo butware bw'umwijima, inzira mu bwami bw'amasezerano. Bakozi hari ubwami bw'amasezerano. Hari ikintu Imana yateganyiriza abizera, hari ikintu Imana yateganyiriza abanyamasengesho, hari ikintu Imana yateganyiriza ababyeyi b'Imana. Nubwo abantu bafite agahinda, ariko hari Imana ije kumara umuntu agahinda, hari Imana ivura abantu ibikomere. Napango ya sika mando lepa. Hari Imana yavanye Sekazuba hariya ikamuzana ahangaha kuri gusengarwa. Nukugira ngo Imana ibohora abantu, nukugira ngo Imana ikize indwara, nukugira ngo Imana ihagurutse ibirema, nukugira ngo ingumba zibyare, nukugira ngo amateka yawe, amateka mabi aveho, Imana ikwandikira amateka mazima. Haleluya. Sekazuba, ndagira ngo usengera abantu badukurikiye. Yego. Mana yacu, Tigrere for. Uriho kandi uzahoraho. Uri intwari mu ntambara. Ushoboye byose. Uri umurengesi. Ubwira Mose ngo wishidikanya. Ndi Imana itaganzwa. Zenda ubwira Farawo arekura ubwoko. Mose arakubaza ngo azavuze ngo urinde. Arakumubwira ngo uzavuze ngo nitwa ndiho, nitwa uwondiwe, nitwa Uwiteka. Imana ishobora byose. Reka ushobore byose ku bantu badukurikiye. Mu gusengarwa, reka abarwayi bakire, abafite ibibazo bikemuke, abakobwa banze gushaka bashake, abayezi wabo ndabakuri wabo. Mu izina rya Yesu ndubakira abasore. Mu izina rya Yesu reka imbaraga z'Imana ziboneke. Uhereye aka kanya imbaraga zacu zibure, imbaraga z'udukoresha ziboneke. Udukoresha n'Imana. Uhereye aka kanya reka imirimo n'ibitanga bikoreke. Womaze igihe kirekire uri mu rungabangabo, uri mu gihe kirekire utumvikana n'umugabo, reka ntangarize ubuzima bwawe ngo harandi mahoro Imana imanuye, harandi mahoro Imana imanuye ku buzima bwawe. Itanze umutekano wari warabuze. Akira kurengerwa n'Imana, akira guhemurwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uhereye aka kanya dukandagiye ubutware bwa Satani, dukandagiye ubutware bw'abarozi, dukandagiye ubutware dufasha mbira amahembe n'ibitega mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu. Amahoro yabaganze mu televiziyo mu gusengarwa, abane n'umukozi wayo wayihaye. Rekugire neza umukozi w'Imana turi kumwe, rekugire neza bari kubanga bw'ijuma. Abanyarwanda turabasengeye kugira ngo basoze umwaka neza. Uhereye aka kanya injira mu gihugu cy'u Rwanda, bidashoboka bishoboke, ugere ku banyarwanda barangije umwaka amahoro, ugere ku bayobozi bacu mu izina rya Yesu. Niwo utanga ubwenge mu izina ryawe Yesu. Ngiyo igihugu kirayoboka, nyemera umanukire mu iki gihugu kandi turakubona ku kirimo. Amahoro yawe turayabona. Haleluya. Mu izina rya Yesu birukana intambara ziri mu madini n'amatorero, birihangana
mu izina rya Yesu nirukana intambara ziri mu bakozi bawe mu izina rya Yesu. Reka ubutware bwawe bukore, reka tumenye ko waduhamagaye twese kandi tumenye ko igihugu tujyamo ari kimwe. Urakoze kukije abantu kandi kubahoye abantu bari baboshe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen.